Niba ibintu utekereza ku munyu benshi dutekesha byagarukiraga ku guteka gusa, ndashaka ngo guhera uyu munsi uzajya utekereza kabiri. Ngiye kukwereka indi mimaro idasanzwe, indi mimaro ihambaye wakoresha umunyu mu buzima bwawe wabo bwa buri munsi. Urugero, ntabwo ari benshi mwari mubizi, ariko nk'urusenda uramutse rukugiye mu maso wakoresha umunyu uwujundika, kuko ubwo buribwe bugenda nko mu kanya nk'ako guhumbya. Murakaza neza mu isi y'ubumenyi bw'ibanze kuri Telemontagne Rwanda. Mukore subscribe tujye tubana mu birenze tubagezaho. Kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha, manuka munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ibintu by'ubwenge bijye bikugeraho witurije. Umunyu uretse guteka, bavuga ko wawukoresha wivanaho umuhumuro mubi w'ibitunguru ku ntoki n'ibiganza, yewe n'impumuro benshi bita ko itari nziza ihumura mu biganza byawe iyo umaze kubaga cyangwa se gukata amafi cyangwa se inkoko. Bavuga ko wiyuhagira uyu munyu wawuvanze n'amazi, uwo muhumure ukagenda ubutazagaruka cyangwa se ntiwongere kukubangamira. Wakoresha umunyu wikiza uburyaryate bwumvikana nk'ubushye cyangwa se ubushyuhe iyo umaze gukata cyangwa se gutunganya urusenda cyangwa se insenda n'intoki ukoresheje intoki. Kuba usa n'uwoza intoki zawe ukoresheje amavuta aya batekesha ndetse n'umunyu bivanze. Urusenda rwakugiye mu maso by'impanuka, jundika ingano runaka y'umunyu, uburibwe bw'urusenda buzabura mu kanya gato nk'ako guhumbya, uzabona ubufindo buzakubaho. Mu gihe ushaka kubika ibikoresho nta kintu kirimo nk'amacupa, shyiramo umunyu uyabike, biyarinda guhumura nabi indani nyuma y'igihe. Urabizi iyo ubitse ibikoresho nta kintu kirimo, agahumuro musangamo nyuma y'igihe namwe murakazi. Urusenda mu gihe wifuza nko kurusekura cyangwa se kurucagagura wifashishije nk'isekuro, kunyanyagizaho umunyu mbere yabyo bituma rushwanyagurika vuba bitagoye. Niba hari nk'ibibabi uzibarya ariko bikaba bisharira, wenda biribwa ariko bikaba bisharira, bishyire mu mazi ashyushye n'umunyu bivanze, ubwo busharire buzagabanuka kandi ubiteke neza nta nkomyi. Bavuga ko mu gihe n'amata yawe asukika akunda kugupfana mbere y'uko uyamara, wajya unyanyagizaho akunyu gake bwa mbere ukiyafungura, kuko bituma adapfa vuba bigatinda, ukabasha kuba wayagumana by'iminsi mike ataragupfana. Umunyu n'isabuni ariko imwe isukika bikoreshwa mu kwica intozi ndetse n'iminyenzi byaguteza akajagari mu gikoni n'ahandi. Itomati zawe zahiye cyangwa se zihiye cyane, ushobora kuzishyira mu mazi akonje avanze n'umunyu nijoro ugiye kuryama. Ibi bizifasha kuguma zimeze neza rwose zitabora. Tuvuge ko uri kurya nk'indimu, urwo ni urubuto, hanyuma ukabona utari buhite urumara. Nyanyagizaho umunyu kuri icyo gice gisaguka, indimu izamara iminsi igera kuri 3 kimeze nk'aho ariho uyibaze cyangwa se uyikasemo. Ibuka kandi kuyinyuza mu mazi mbere y'uko wongera kuyikoresha nanone. Umunyu kandi ukoreshwa mu gutuma inyama ndetse n'amafi yewe n'imboga bidapfa, kuko urinda udukoko gukura kandi nitwo tubyangiza ubundi mu busanzwe bikabura. Niba warigeze ubona kumwe iyo bateka amavuta ateza umuriro, umunyu bawukoresha bazimya uriya muriro. Mbese umuriro wagutera mu gikoni uri guteka, umuriro udakaze utari mwinshi, umunyu urawuzimya pe. Ubutaha tuzavuga ku bindi neza, n'ibingibi tuzabisobanura cyane. Ikiganiro wawe wari ubizi, reba munsi y'video ukanda ahantu hasi subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri ko dushyizeho video nshyashya. Nitwa Mugisha, ni nako nitwa nako. Ntuzace ubutaha.